atandukanye na wa wundi waje afite umuntu wamukuruye ngo ngwino tugende hariya ngo harango barahanura nyine bakakureberayo. Uwo ngo ntago azaha agaciro ibyo yabonye mu rusengero cyangwa ngo yumve umutima wo kunza Imana. Ariko wa wundi wabikuriyemo azakura nyine yumva ari ibintu bye, abashe no kwigisha abandi. Inama nagira abantu rero cyangwa urubyiruko mugenzi wanjye, wa wundi wabikuriyemo abikundishe mugenzi we. Ahubwo usanga muri iyi minsi nyine n'ubizi usanga atabyigisha mugenzi we, atamwerera imbuto ngo nawe abashe kubikunda, akaba nyine nawe abona nta kintu amukuraho cyatuma ajya mu nzu y'Imana. Ngiye mbona natwe dukishijwe ntago byinshi cyane. Yarabisohoje se? Hari byasohoye, hari n'ibindi ngitegereje. Ngitegereje ko bitakugushije. Ntago byangusha kuko nzi Imana nakurikiye. None ushatse kuvuga ko bari uri kubona baguye ari uko batazi iyo bakurikiye? Hari igihe ugwa bitewe nuko wenda ufite kwizera guke muri wowe. Ese ubwo bundi ushatse kuvuga ko kugwa dore nk'ibimenyetso nka 2 cyangwa 3 bishobora kugaragaza umuntu waguye? Buri umuntu waguye rero ntaba akiza no mu nzu y'Imana. Cyo ni icyambere. Undi muntu waguye. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 TV. Mbanje kubasuhuza rero, ni Jimmy 250 nk'ibisanzwe. Ni umuhungu wanyu ugarutse ubakunda. Ndabakunda cyane, murabizi. Buri munsi buri saha ndabazirikana kandi mbahoza ku mutima. Imbere yanjye rero hicara umwana w'umukobwa mureba usa neza. Niba ari umwana, niba ari umudamu simbizi, ariko araza kwivuga. Nta nubwo ari wenyine, nubwo mureba namugaragaje ari wenyine, ariko ari kumwe na bagenzi be nabo ngiye kugaragaza mu kanya. Tugiye kwifatikanya kugira ngo tubashe kuganira muri iki kiganiro dufitanye kuri uyu munsi wa none. Turi kuri Dove Hotel nk'ibisanzwe nkuko twabibasezeranije ko ibiganiro byose dukora bizajya bikorerwa kuri Dove Hotel. Niho turi. Twababwiye ko kuri Dove Hotel hari amacumbi meza cyane. Mu gihe ukeneye kuruhuka, hari piscine nziza, hari sauna massage, hari restaurant, hari reception yo gukoreramo amakwe ndetse n'ibindi birori bigiye bitandukanye. Hari ahantu henshi heza ho kwifotoreza. Rero nkuko mubibona bose baratangira batwibwira hanyuma dutangira ikiganiro. Ariko topic y'uyu munsi by the way ni tugiye kuganira ku bijyanye n'iyobokamana. Ndaza kubaha ijambo umwanya muremure baganire kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nuko nagiraga ngo ntange introduction. Reka mbahereze ijambo. Karibu ku ijambo. Murakoze cyane. Nitwa Noyezu Marie Claire. Ndi umukobwa ushima Imana. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukangendo Delphine. Ndi umukobwa ukunda Imana n'abantu bayo. Murakoze. Nanjye nitwa Nambajimana Emmy. Turi kumwe muri iki kiganiro. Kongera ijwi kugira ngo abadukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 baze kurushaho kugenda banogerwa n'ikiganiro, ariko by'umwihariko bari no kumva ijwi 5 kuri 5. Okay. Urabizi neza yuko no kuvuga mbizi cyane. Hano ziko ntabwo babyantera. Amazina yanjye Nambajimana Emmy. Ndumva twumvikana neza. Nanjye ndi umukristo. Emmy ninde, ni muntu ki, azwiho iki? Emmy azwiho cyane cyane nk'umuramyi. Ni abantu benshi bamuzi nk'umuramyi. Ndumva ari byo abantu benshi banziho cyane. Tanko muri make uyu munsi hamwe n'abashiki bacu mugiye kumutaramira kahave gose. Okay, ntacyo bitwaye, byose turabishoboye. Okay, Claire wowe bimeze bite? Claire ni umuntu azwiho iki? Ikintu azwiho cyane mu buzima busanzwe bwa buri munsi ni muhitse. Ikintu cya mbere nkunda gusenga.
hari abantu benshi ntabwo babikunda barabivuga ariko kubikora bikabananira, ariko nkunda gusenga, ikindi nkunda gukora, kandi hagati aho nanjye ndi umuririmbyi, nkunda kuririmba. riba mu njyana ya gospel, riba mu njyana ya R&B, ya R&B, ya gospel. Naringiye komeza akajya kure kugira ngo tuze kumva aho wisanga neza, ubundi ibintu bikagera gute bikajyamo neza. Hanyuma dufite umwari ukeye utonze cyane, by the way yitonze cyane, biragaragara ko ashobora kuba ari umukobwa cyangwa ni umudamu, ni umufiyemeri, ni umukobwa. Ndi umukobwa ushima Imana. Mbese uko turi kumwe hano nta muntu n'umwe nigeze numva bandi ndi umudamu, ndi umufiyemeri cyangwa ndi umupapa, bikoze bite? Mwese muba muri ku isoko cyangwa hari abamaze kuba ku isoko? Kugira ngo abadukurikiye aka kanya Turi ku isoko. Turi ku isoko. Turi ku isoko. Okay, biba bimeze bite? Ngiye rwose bararanguye. Birumvikana tugiye kuba turi kumwe n'umuntu ufite ubumenyi, ubuhanga ndetse n'ubushishozi mu bijyanye n'iby'ingo. Akaba ari kumwe n'abana b'abakobwa babiri, iburyo umuntu atarashyingirwa nubwo yaba ari mukuru, utasubara nk'umwana. Ese papa na mama bakimabagana umwana we? Kandi na barumuna be cyangwa bakuru babana nyine n'umwana mugenzi wabo, ariko yamaze kuba mukuru yitwa papa runaka cyangwa mama runaka, birumvikana. Tugiye kuganira ku bijyanye n'iyobokamana. Topic dufite by'umwihariko kuri uyu munsi ni topic igira ngo igira itya iti: ese abantu twakora iki kugira ngo dukomeze gukizwa ko benshi babivuyemo? Iyo niyo topic ngiye kuganiraho, ngiye kubaha umwanya n'ijambo, ubundi muganire mugize kuri message abadukurikiye mu buryo bwo gusharingana ibitekerezo, umwe abaza undi wowe ubyumva gute, se twabikora gute, twatanga iki gisubizo, bikwiriye kugenda gute. Umwanya n'uwanyu uhereye aka kanya kugeza igihe turi buze gusoreza ikiganiro. Ariko nasaba Emi ko yadutangiriza ikiganiro atangije isengesho. Okay. Mana, turagushimye ko wabanye natwe, wahabwa icyubahiro. Tugiye mu mwanya mwiza wo kungurana ibitekerezo ku byawe, umwuka wawe wera azabane natwe. Turagushimiye rero kuri budufashe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Okay. Nagira ngo tubanze tubivuganeho neza, kubera ko hari ibintu nanjye ntacyumva uko, mbese ndabibona ariko nkabyibaza. Ubundi agakiza ko muri iyi minsi, wenda ngize amahirwe ndi kumwe n'abana b'abakobwa, ngende umupapa wubatse, ariko abana b'abakobwa muri iyi minsi barimo baranshanga cyane. Mbega sinabo gusa, n'abantu benshi, ariko by'umwihariko urubyiruko. Mwebwe uko muri kubibona muri iyi minsi, mushingiye ku byo imbaraga z'umwuka wera, cyane ko twese twavuze ko turi abakristo kandi basengera mu matorero ayoborwa n'umwuka wera, mubibona mute? Mubona umuti wabo wuhe kugira ngo dukemure ikibazo cyaba kiri mu iyobokamana mu rubyiruko? Urakoze. Muri iyi minsi umuti wo gusenga, mbona ko abakristo benshi bari kugwa ariko bitewe n'amasezerano. Imana ikaguha amasezerano ukabona aratinze, bigatuma utentebuka, gacika intege, ukagwa, ugatakariza Imana icyizere. None ubwo gutinda ushatse kuvuga ni igihe kingana gute? Gutinda ashatse kuvuga, ushobora gusenga nk'imyaka 2, 3, Imana ikakubwira ati nzakugirira neza. Buriya nzayimana iratinda, ntabwo ari yako kanya. None urubyiruko ruba rumaze igihe kingana gute rusenga? Wenda by'umwihariko reka tuganire kuri weho, umbwire umaze igihe kingana gute ukijijwe, wowe witangira ubuhamya kuri umukristo? Ngiye maze imyaka 4 nkijijwe. Imyaka 4? Ya. Mu myaka 4 wowe ntabyo Imana iragusezeranya se?
byinshi cyane. yarabisohoje se? Hari ibyasohoye, hari n'ibindi ngitegereje. ibyo utegereje ko bitakugushije? Ntago byangusha kuko nzi Imana nakurikiye. none ushatse kuvuga ko bariya uri kubona baguye ari uko batazi iyo bakurikiye? Hari igihe ugwa bitewe n'uko wenda ufite kwizera guke muri wowe. ese ubwo ubundi ushatse kuvuga ko kugwa dore nk'ibimenyetso nka 2 cyangwa 3 bishobora kugaragaza umuntu waguye? Buri umuntu waguye rero ntaba akiza no mu nzu y'Imana. icyo ni icyambere. Undi muntu waguye umubwira iby'Imana akakushwishwibiriza hirya ati genda Imana ivuga ibaho. Nyamara Imana ibaho. icyo ni icya kabiri. Cya gatatu tangira no kugenda se bavuga Imana nabi, avuga abahanuzi nabi, mbese akumva ko abahanuzi babaye abantu b'ibinyoma cyangwa abantu bakoreshwa n'imyuka mibi. none se kwizera kwe kwabaye guke. none se nta muntu usenga cyangwa se wavuze ngo icyambere wavuze ngo ikigaragaza umuntu waguye ngo ntaza mu nzu y'Imana, ntaterana. nta bantu zimuterana baba bafite ibimenyetso byo kugwa? Barahari. ubona bameze bati? baba bafite intege nke mu gusenga, bafite intege nke. Musa agasenga ejo ntasenge, kavuga ati igihe nasengeye nageze kuki? none se gusenga nge ndumva ushaka kugaragaza ko gusenga ubikora nk'ikiguzi cy'ibyo ushaka kugeraho. none usenga kugira ngo Imana iguhe? usenga kubera iki? Gusenga ni imibereho. Nta gusenga kugira ngo Imana iguhe, ahubwo gusenga ni imibereho y'ubuzima bwa buri munsi. dusubiye inyuma gato, wambwiye ngo ikiri gutuma abantu bagwa cyane muri iyi minsi noneho by'umwihariko urubyiruko ngo ni amasezerano. iryo sezerano kuki watinye kurivuga? rigwisha urubyiruko ni irihe? buriya rero amasezerano wenda aba ari menshi, ariko nk'urugero wenda nk'urugero ku bana b'abakobwa, Imana irakubwira ati nzagukorera ubukwe. Yego. Umwaka wa mbere umva nicyo nashakaga wakigezeho. umwaka wa mbere Imana ukabona ntibikoze. umwaka wa kabiri ukabona ntibikoze. muri wowe iyo udafite kwizera guhamye ngo uhamanye n'Imana ati Imana ni wowe wavuze kandi uzasohoza, utangira gucika intege mu mutima. harya watubwiye ko witwa nde? mperereza mikrofone Adelphine adufashe. ibyo avuga ni ukuri? Imana nawe yigeze kubwira ko izaguha umugabo se? nta muntu ubaho utagira amasezerano. none wowe ushingiye kuri icyo akubajije ni umugabo? Imana itanga amasezerano menshi. none se wenda ikibazo ngiye kwibaza cyangwa se nshobora kubaza, nubwo ni behind camera namaze kwiheza, umuntu wese utagera mu nzu y'Imana, sibyo? ko tuzi ko amasezerano abenshi bavuga ko bahabwa amasezerano bayahabwa ari uko bagiye gusenga. none se wa muntu utigeze umenya inzu y'Imana hiba cyangwa urusengero aho ruba, ntabwo umuntu yigeze agira amasezerano cyangwa nta masezerano afite? buri muntu wese uba ku isi aba afite igeno ry'Imana yamugeneye. Impamvu igeno utandukanye n'amasezerano. Igeno ni ikintu nakugenera nkaza nkaguhereza ko nabiteganije ko nibuze kukiguha. Ariko isezerano ni ikintu naza nkubwira ngo nzaguha iki. Icyo ni ikintu ugomba gutegereza ko nzaguha kuko nagusezeranyije. Yego. Ariko igeno ni nkuko twahamba na kiri microphone. Yego. Ayiguhereza ni igeno ko ni ikintu utigeze ugira gute, utigeze upangira plan utarutegereje kuri buze kubona. Ariko noneho isezerano ni ikintu ngusezeranije. Bishatse kuvuga yuko abo bantu batagera mu matorero agiye atandukanye, mu madini agiye atandukanye, nta masezerano bafite, batazarongorwa, batazarongora, batazagera kuri bya bindi abarokore bagenda batubwira ngo Imana yambwiye. Ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu mbyumva, uwo muntu utabasha kugera mu rusengero nawe si uko amasezerano aba atayafite,
ahubwo uwo wageze mu rusengero Imana ikabasha kubimuhishurira we abasha kubimenya, ariko uwo wundi nawe uri hanze nawe amasezerano kuri we aba muriho, nuko we wenda aba atazi ngo mfite amasezerano aya n'aya n'aya. Wa undi wageze mu nzu y'Imana akabasha guhura n'umukozi w'Imana, akaba Imana yamukoreramo wenda akamubwira ati Imana iguhaye isezerano n'iri, we akabasha kubimenya ko ayo masezerano yafite. Ariko ku ruhande rwanjye ndumva na wa wundi utageze mu nzu y'Imana nta garuka aba adafite isezerano, ahubwo aba ahari ari uko atabasha kuba yazi yose. ese nawe ni kubibona? nanjye niko mbyumva, buri muntu wese afite igeno n'isezerano ry'Imana. Buri Imana ujya kuvuka yakuvuzeho, none nge ndibaza ni iki kibagusha kandi mwebwe mwaragize amahirwe yo gusobanukirwa ko hari isezerano, none wavuze ko hari n'abari hanze batigeze bamenya ayo makuru kandi bafite imico myiza nk'abari mu nzu y'Imana. Wowe ubona ari iki cyakabagushije, ni iki kibatera kugwa? nk'uko nabivuze, ikintu kibatera kugwa nyine navuga nimba ari ukuba badakomeye mu Mana bakurikiye, bakabona ko iby'Imana yababwiye isa nk'iyababeshye. Mbona ariyo mpamvu bashaka baba babona ingaruka zabo, bakaba bati yambwiye iki ntiyagikoze, Imana nayo irabeshya, ariko Imana ntago ijya ibeshya. Imana ikorera ku isaha yayo kandi ikorera igihe. Ku ruhande rwawe wabaha nk'inama ki? Ngewe inama nabaha nuko basenga Imana kandi bakanayizera. Buriya usenze Imana ukavuga ngo urasenga ariko utayizera, niho hahera utentebuka kubw'amasezerano yaguhaye. Ariko iyo uzi Imana koko wakurikiye, urasenga kandi ukanayizera, ukabibwira ati Imana nubwo wambwiye kiriya ariko ukaba utaragikora, nzi kuri Imana ishoboye byose, ndagutegereje kandi uzagikora. Ariko kere ko numva winjiye mu bintu by'umwuka cyane, wabatijwe mu Mwuka Wera? Nabatijwe mu Mwuka Wera. Wumvishe bimeze bite? Mbo dufite umuntu wabatijwe mu Mwuka Wera hano? Nabatijwe. Reka aza dusobanurire Kerere yabatijwe mu Mwuka Wera. Nabatijwe mu mazi menshi nuzura Mwuka Wera. Ntabwo nabatijwe mu Mwuka Wera. Oya, baratubwira ngo hari umubatizo w'amazi menshi, hari n'umubatizo w'Umwuka Wera. Muri iyo mibatizo yombi wemera uwuhe? Ngewe yose ndayemera. Warayibatijwe yose se? Nabatijwe mu mazi menshi. Bishatse kuvuga Mwuka Wera njya mwuzura. Ubuzura uciye he niba utarawubatijwemo? Kerere turamufasha. Mwabyumvishe abakurikiye Jimmy 250, mwumvishe yuko hano turi kumwe n'umwari bamwita Claire. Twarimo tuganira ku by'agakiza cyane cyane ku rubyiruko rw'iki gihe, ariko hari akantu tugezeho namwe mudufashe. Arambwiye ngo yabatijwe inshuro ebyiri. Mwebwe siko mubyumvishe? Aravuze ngo yabatijwe mu mazi menshi, abatizwa no mu Mwuka Wera. Ariko ndashaka kumenya Umwuka Wera we yawubatijwemo gute? Amazi menshi yabatijwemo gute? Katubwiye ko aricyo kimutera gukomeza gukizwa. Ngaho sobanurira abantu badukurikiye. Ku bantu bangurikiye, nabatijwe mu mazi menshi ariko njya nuzura Mwuka Wera. Bishatse kuvuga ngo umuntu kuzura Mwuka Wera si uko aba yabatijwe mu Mwuka Wera? Aba yabatijwe mu Mwuka Wera. None se wawubatijwemo gute? Byagenze gute? Buriya akenshi ubatijwe mu mazi menshi, Mwuka Wera hari igihe amanuka akagusanga, akakuzura, akagusaga. Iyo akuzuye se ubibwirwa n'iki Claire? Akenshi wowe ntabwo
akenshi ubibona uvuga ngo amena haleluya indimi nyinshi. Okay, ubu aka kanya nanjye ngiye kubivuga amen. Abadukurikiye mubanze mumenye mubirebe neza, nanjye ndi kuvuga ngo amena amena. Ubu namaze kubatizwa Claire, nsobanurira ko nanjye ndimo mvuga amena 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 amena, ko nta bintu numva. Amena haleluya ni ibintu bisanzwe ku mukristo, ariko muri make nge uko nabatijwe mu mazi menshi nge nuzuye mwuka wera. Ntabwo rero abantu bose bavuga ngo amena haleluya buzura mwuka wera. Ni iki gituma umuntu abatizwa mu mwuka? None wenda kubatizwa wize igice siko bimeze se? Pastor arakubatiza, noneho ni iki cyatumye ubatizwa mu mwuka wera? Niki gutsinda hana mugenzi wawe agufasha? Kristo nyawe abatizwa mu mazi menshi nkuko na Kristo yabatijwe mu mazi menshi. Kandi yabatije n'itorero rye. Kristo yabatije itorero mu buhe buryo se? Umukristo nyawe agomba kubatizwa mu mazi menshi, urabizi? Icyo ndacyemera 100%. Ahubwo hari icyo ntari kubasha kumenya. Wambwiye ngo wabatijwe mu mwuka wera, sibyo? Niki cyatumye ubatizwa mu mazi menshi ukabatizwa no mu mwuka wera? Mbese ni iyihe myitwarire wari ufite? Niki cyabiteye? Nakubwiye ngo nabatijwe mu mazi menshi nuzura mwuka wera. Wuzura mwuka wera, no kuvuga ngo byakubereyeho icyarimwe? Umunsi mbatizwa byambayeho. Noneho imbuto za mwuka wazumvisha ute? Ziraryoha cyane. Dusangize. Dusangize natwe turyeho, kuko hari abantu badukurikiye kandi nabo bashaka kurya ku mbuto za mwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera, batagiriwe amahirwe y'uko babatizwa mu mazi menshi, bahise babatizwa mu mwuka wera. Rero dusangize. Oya, nta muntu batizwa mu mwuka wera atarabatijwe mu mazi menshi. Hari iyo ni tape ya mbere yo kubatizwa mu mazi menshi, akaba iya kabiri yo kubatizwa mu mwuka wera. Nk'umuntu wabatijwe umubatizo w'amazi menshi bikagarukira aho ngaho, yakora iki kugira ngo abashe kubatizwa mu mwuka wera? Yakomeza agasenga cyane kandi akubaha Imana. Akayubaha kandi akanayizera. Kubaha Imana we uramanuka ukazajya umujyamo, ukazarinda wuzura nyine ukuzurirana, ugatanga umusaruro no kubo baba bari kumwe. Usubije ngo no kubaha Imana. Wowe ubyumva ute? Ngewe ukuntu mbyumva, umuntu wese wemeye ko Yesu Kristo amubera nk'umwami n'umukiza, aba yamajije guhinduka icyaremwe gishya, cyangwa se aba yamajije kuvuka bwa kabiri. Ngewe niko mbyumva. Umubatizo rero ngewe ukuntu njya mbitekereza, numva atari wo wa mbere umuntu yavuga ngo nibyo bigaragaza ko nyine ngo umuntu ngo yakiriye mwuka wera, ahubwo igihe wamajije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, mba numva imbaraga za mwuka wera zitangira kukuzaho. Kubatizwa rero nge mba numva ari nk'uko Yesu yabatijwe, nyine ngiye niko mbifata, mba numva ari nk'ikintu kigomba kubaho nk'ihame. Ushatse kuvuga ngo ni ukuzuza? Ndumva ari nko kuzuza. Ushatse kuvuga ko umuntu wabatijwe nako wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, umubatizo ni icyuzuzo cya bya bindi yamaze kwizera. Hanyuma uraza kubihuza gute na mwuka wera? Mwuka wera, igihe cyose wamajije kwizera Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, utangira kugira impinduka mu buzima bwawe za mwuka wera. Kuko mwuka wera, iyo tuvuze mwuka wera ukuntu ngiye ubundi byumva, umuntu ufite mwuka wera atandukanye n'umuntu usanzwe. Ese nawe wabatijwe mu mwuka wera? Yego.
hari akaririmbo k'Umwuka Wera se waba uzi kugira ngo natwe kumve ko bimeze nk'umuntu wabatijwe mu Mwuka Wera, udusangize akaririmbo gatoya natwe turi bukwikirize. Mwuka Wera manuka manuka, Mwuka Wera manuka manuka, Mwuka Wera manuka manuka, imitima yacibone. Urakoze cyane. Bishatse kuvuga ngo umuntu udafite Mwuka Wera n'umutima we ni impumyi. Umuntu wamajije kugira Mwuka Wera hari ibyo abona abandi batabona. Nawe se ujya ubibona? Bijya bibaho. Nanjye ndebera se sha. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Ntabwo bivuze ngo ariko iyo ufite Mwuka Wera hari ubundi bwenge bw'Imana bufite. Hari ubundi bwenge bw'Imana bufite. None twari turi kuri ya topic ivuga ku rubyiruko rwo mu minsi, uko dusigaye tubona imbuto z'agakiza cyangwa se imbuto za Mwuka Wera zitakibagaragaraho. Wowe urabona tugiye gukora iki mu isi ya none cyangwa se muri iki kinyejana turimo kugira ngo turebe yuko twabona urubyiruko rufite imbaraga za Mwuka Wera kandi bimeze neza, bafite agakiza, bafite Mwuka Wera? Bajya bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Hari ibintu byajyaga bibaho mbere mu matorero cyangwa se mu madini byitwa Sunday School. Ibyo bintu byabagaho umwana ufite nk'imyaka guhera nko ku myaka nk'itanu agakurira mu itorero nyine afite Sunday School arimo, buri mwana wese agakura ari umuntu usenga, akazamuka nyine ibyo bintu bimurimo, agakura azi agaciro ko gusenga cyangwa se mbese azi ibyo arimo. Ariko muri iyi minsi urubyiruko ntago tugiha agaciro ibintu byo gusenga cyane, tubifata uko twiboneye. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ngenda nkunda gutekereza nkavuga nti umuntu wagiye mu nzu y'Imana afite umuntu wamukuruyemo atandukanye na wa muntu wakuze muri ubwo buryo, abona iwabo basenga, abona nyine akabikuriramo, atandukanye na wa wundi waje afite umuntu wamukuruye ngo ngwino tugende hariya, ngo harango barahanura nyine bakakureberayo. Uwo ngo ntago azaha agaciro ibyo yabonye mu rusengero cyangwa ngo yumve umutima wo kunza Imana. Ariko wa wundi wabikuriyemo azakura nyine yumva ari ibintu bye, abashe no kwigisha abandi. Inama nagira abantu rero cyangwa urubyiruko mugenzi wanjye, wa wundi wabikuriyemo abikundishe mugenzi we. Ahubwo usanga muri iyi minsi nyine n'ubizi usanga atabyigisha mugenzi we, atamwerera imbuto ngo nawe abashe kubikunda, akaba nyine nawe abona nta kintu amukuraho cyatuma ajya mu nzu y'Imana. Njye mbona natwe dukishijwe ntago twerera imbuto bagenzi bacu ngo tubakundishe iby'imbere. Urakoze cyane. Hari umuntu yisuma ka message arambwiye ngo natwe ngo abo bantu nabo bari mu bantu bari kudukurura. Ubwo se wowe ntacyo wiyumvishemo? Bari kudukurura gute? Nawe ngari hanze hari yampaye aka SMS ngo naba bantu bari mu bantu bari kudukurura. Amaye akantu kariho utuntu ibi bintu ubihwanya n'agakiza gute? Aravuze ngo uko akubona physically arabona hari ibimenyetso bimwe na bimwe uhuje n'abadakijijwe. Ndagira ngo umusubize, umusobanurire. Gukizwa ntago ari umuntu w'inyuma. Urakoze cyane. Umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere. Aramusubiza yego. Bishatse kuvuga ngo umuntu w'imbere ni ukizwa? Umuntu w'imbere niwe ugaragaza agakiza, uw'inyuma ntaho bihuriye. Ngemba mbona ku ruhande rwanjye mbona twibeshya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Ubwo bahise bagusoroma hindimu ni pera ni igiki? Ubwo ngubwo ntago nzi ukuntu babifata. Wowe ushatse kuvuga ko uko ugaragara n'utwo tuntu tw'uduherena mbona ntacyo bigutwaye, ntibiguhungabanyirije agakiza. Yego.
ariko nanjye ngendeye kuri iki yaravuze, aravuze ngo nawe uri kumukurura. Ngo nawe afite uduherena ngo kandi ngo yabonaga twari mu kiganiro cyiza ngo ariko ze ngo utwo duherena ngo ko nanjye ndufite ngo ubwo nanjye naraguye narakijijwe. Oya ntago yaguye, musobanurire iki imbaraga ziri mu iryo herena, ni za mwuka cyangwa imbaraga ziri muri iri herena? nawe mbunganiye ibintu bijyanye n'amaherena, imisatsi, inzara n'ibindi, navuga yuko ku muntu wari udukurikiye muri kino kiganiro atagomba kubigenderaho, cyane ko na Pawulo yakijijwe afite uko yagendaga. Aravuga ngo mugume uko mwahamagawe. Bivuze ko niba umuntu akijijwe yaratubaye amatwi cyangwa wenda yazirikaga iyo misatsi agasiga inzara agasiga iminwa akora n'ibindi bigiye bitandukanye, icy'ingenzi ni uko amenya ko Kristo yemeye kuba nuko yemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ntabwo bivuze ko kuba yakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe agomba guhita yivana kuko yari ameze, kuko nidushaka kugendera kuri ibi bintu by'amahame y'amadini n'amatorero, turasanga hari ibihugu bimwe na bimwe bavutse bafite imisatsi igera hasi ku birenge. None abo ngabo ntabwo bazitwa abakristo. urakoze cyane, ariko niko bavutse sibyo bakoze. Hanyuma se abantu bavutse ari bagufi, ari barebare, abandi ari inzobe, abandi ari ibikara, ubwo bivuze ko bose ntabwo Imana yabaremye ifite mu bushake n'ubushobozi uko imuremye. Yagiye mu muntu wese ifite impamvu y'uko imuremye. None ugeze aho utararengaho, Imana yari inaniwe kuremana umuntu amaherena, iryo PS ntaryo yabona. Ariko kubwa Salomo bivuga yuko yabahaye byo kwirimbisha. Salomo ni umuntu wa mbere warimbye agira amaherena, agira n'abagore be, Dawudi, ba Salomo n'abandi bagiye batandukanye. Bari bafite byo kwirimbisha byinshi kandi bigiye bitandukanye, byacurwaga mu izahabu, bigakorwa mu mabuye y'agaciro no mu bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye byakorwagamo. Kandi ntabwo twigeze tubona aho Imana yavuze ko kubikora byari cyakuri. None Bibiliya kitubwira ko bigaragara nk'ikimenyetso cy'ubwibone. Ibigaragaza ibimenyetso by'ubwibone byo navuga ko ari byinshi, kuko n'umuntu wambaye akaberwa agafiringa yuko yabereye abantu babona yibone, kandi niyambara ubusa ntabwo barabona yuko yashatse kwambara ubusa. Bivuze iki? Nta kintu na kimwe gihari wakora ngo uzanyure umutima w'umuntu, ahubwo ukora iby'Imana igushaka. Imana igushakaho amaherena se? None se amaherena yatanze ubwenge bwo kuyakora ibera ko abantu batazayambara? Aya, icyo ni ikimenyetso cy'ubwibone. ahubwo ngiye nashakaga kubaza uyambaye. Yuko wenda wa umunyamakuru kawicaye hano, musaza wanyu ari kubunganira sha. None bishatse kuvuga ko oya ndi kuri kamera ndi gukamera, nibivuze yuko uriya mukobwa uriya yaza ngo yicara hano na kamera, biravuze ko n'uriya nawe hari yaza ngo yicara na kamera. Ahubwo impano ye afite niyo gutanga message ku bakeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akababera umukiza w'ubugingo bwabo. Buri muntu wese Imana ikimara kumurema yamuremye icyo azaba cyo n'uwo azaba. Ntabwo ugize ngo mbara ibireshye gutya ngo gira ibireshye gutya n'ibiki, njye nabasapotinga ku rundi ruhande. Ese byo kwirimbisha imyambaro twambara kugira ngo tubere. Nizere ko umuntu wari ubitubajije yashubijwe. Igisubizo yacyumvise, ntago Imana guhamagara umuntu ntaho bihuriye n'imyambarire n'imyifatire, ahubwo biterwa n'umusaruro ibona igufitemo. None wowe ujya ubona umariye iki Imana? Jewe kirahari kinini cyane. Duhe nk'urugero. Icyambere nyimariye nuko hari umurimo wayo nkora. Ukora uwuhe murimo se wayinaniye? Oya ntago ari uwayinaniye. Ntago yayinaniye, ariko yadushyizeho kugira ngo tuyikorere. Uyikorera iki? Bibiliya iratubwira ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Higeze turema se ngo kuyiramya no kuyihimbaza. Ukora umurimo wo kuyiramya no kuyihimbaza. Ukumva ni umurimo wayinaniye se? Oya ntago wayinaniye, ahubwo tuba turi kubwiriza ubutumwa bwiza bwayo hano mu isi. Ujye wasubiza neza bakumpera akantu sha. Uragakwiriye. Uragakwiriye, yaturemeye imirimo myiza.
muri Kristo Yesu Yego. hano mu isi ngo tube umubavu humura neza. Yego. Okay, murakoze kubw'ikiganiro cyiza mwaduhaye. Ndumva twasoza dushimira abari badukurikiye. Murakoze, turabashimiye mwebwe mwese mwari mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 TV, ariko reka nsabe bano bakobwa babiri bari imbere yacu, uwo bita Kereri atange message yageneye abakurikira Jimmy 250 TV, hanyuma na mugenzi we, harya mugenzi wawe yitwa nde? Delphine. Na Delphine nawe atambutse message imwe yari yageneye abadukurikiye hanyuma dusoza ikiganiro, ndetse na Emi nawe ndamuha umwanya nawe atugezeho message imwe ubundi dusoze ikiganiro. Twibutsa abantu yuko turi kuri Dove Hotel, ibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Jimmy 250. Mbabwira ko kandi dufite Bright Better Future, ni ikigo cy'Abanyamerika gitanga serivisi mu buvuzi ku ndwara ziri chronic disease. Ushobora kuba ufite indwara zigiye zitandukanye zananiranye, ushobora kuba ufite ibibazo by'ubuzima cyangwa by'umubiri, ariko Bright Better Future ni igisubizo ku buzima bwawe. Kereri, tugenere message imwe gusa. Message natanga ku rubyiruko, bana b'abakobwa, bana b'abasore, urubyiruko muri rusange, ni ukwikomeza ku Mana. Kwikomeza ku Mana, bagasenga Imana kandi bakayikomezaho, bakumva ko Imana ishoboye kandi ishoboye byose. Muri make bakikomeza kuri Kristo Yesu. Donc message ugena abari badukurikiye ni ugukomeza Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi bakamwikomezaho. Delphine, nawe message wateguriye abadukurikiye ni iyihe? Message nategurira abadukurikiye nanjye nihereyeho. Yego. Nkuko navuze ko ndi umukristo kandi ndi n'umukozi w'Imana. Je message natanga nuko twebwe ababirimo dukorera Imana, twerera imbuto abari hanze zikwiriye z'abantu b'Imana, kugira ngo abari hanze nabo batarabasha kumenya gukurikira Imana bagira ubushake bwo kuyikurikira bitewe n'ibyo batubonyeho. Okay. No kuba ngo uragiye abadukurikira mwese mwakire Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Reka twerekeze kuri Nambajimana Emmanuel, nawe atubwire uko abyumva ndetse nuko agize gute abibona. Emi, wowe ubibona iki? Urakoze cyane. Icyo nabwira urubyiruko rw'abasore n'abakobwa ndetse nabo batsingo ni uko imbaraga zabo cyane cyane abamaze kumenya Imana zirakenewe kugira ngo dufatanye duhindure isi. Birashoboka, ntacyo tutageraho dufatanyije kuko Kristo aturangaje imbere. Murakoze. Okay, namwe murakoze, turabashimiye cyane umwanya wanyu mwaduhaye. Reka nkuko twatangiye dusenga, Delphine adusoreze dusenga dushima Imana ko yabanye natwe muri iki kiganiro, kugira ngo turusheho gushima umwami Imana. Uwiteka Mana, turagushima kubw'imbabazi zawe, turagushima kubw'ubuntu bwawe. Data, turagushime ko wabanye natwe, watangiranye natwe mu biganiro twari turimo, wabanye natwe. Data, turabizi neza ko wari uri hano. Data rero, reka muri kano kanya tugiye kwerekeza mu ngo zacu, ugendane natwe, ubane na buri wese wari uri hano, kandi Mami n'abadukurikiye bose ubarinde ubuntu bwawe bubabeho. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.